Imana ntishobora kubesha. Umuntu ashobora kugusezeranya akanakwandikira akanagusinyira akabihindura, ariko icyo Imana yasinye, icyo Imana yanditse iba yaracyanditse. Ntabwo Imana ihindura icyo yavuze. Ala wini fosikara wini godrere demanda eyasikara wi efo ndafashijwe zekita ayawine moya sinigome. Reka twongere tubasuhuze nshuti zacu. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. Ndabakunda, ndabanezerewe, kandi mbone gushimira abantu mwese b'inshuti zanjye munyereka ko munkunda, munkurikira 5 kuri 5. Imana iduhana umugisha. Turamenyeranye ariko ntacyo wenda amazina nayavuga. Nitwa Prophet Olivier. Ninjye wongeye kugaruka kugira ngo twongere kumva icyo Imana ivugana natwe mw'iyi saha. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri Imana ibihe byose, ntuhinduka. Tukunezerewe ko twongera iminsi yo kubaho. Tugushimiye imirimo ikomeye udukorera umunsi ku wundi, ubihererwa icyubahiro. Turagushimiye ko uduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni ubutware, ijambo ryawe ni ubushobozi. Ijambo ryawe rirema ibitariho bikabaho. Ijambo ryawe risubiza umuntu ubuzima yari yamaze gutakaza icyizere, akongera kumva abayeho. Ijambo ryawe riragabura, ijambo ryawe rirambika, ijambo ryawe ritanga icyubahiro, ijambo ryawe rirasiga, ijambo ryawe ritanga amahoro, ijambo ryawe rirakiza. Turagushimiye kubwira ijambo duhaye kugira ngo turihagararemo, turihanuriremo. Mwami, izina ryawe rishyirwe hejuru. Nyemerera ubane natwe, uha umugisha buri muntu wese ugiye kuryumva, kandi rimugire umumaro, rigira aho rimukura, rigira n'ahandi rimugeza. Urakoze ko uri Imana igiye guhindura amateka y'abantu agahinduka. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe nshuti yanjye. Nongeye kukwakira mu ijambo ry'Imana. Ndanezerewe ku bw'aya masaha n'uyu munsi Imana impaye kugira ngo nongere nganire nawe ijambo ry'Imana. Imana yantumye ngo mbabwire ngo noneho ntabwo itinze, iraje, ije kuhangana n'ikintu cyari kimaze iminsi kikuriza. Ije guhangana n'icyari kimaze iminsi cyaramunze umutima wawe. Uwiteka yambwiye ngo nkubwire ngo ntatinze, araje. Imana yambwiye ngo hari abantu bari bamaze iminsi bayivovotera, hari abantu bari bamaze iminsi basa nkaho bayivuyeho, basa nkaho bayitaye. Imana irambwira ngo mbabwire ngo irigaruye ku buzima bwanyu, irigaruye, ije gutanga ihumure, ije gusohoza icyo yavuze, ije kwigaragaza mu buryo budasanzwe. Beneme waya sinigode. Irambwira ngo mbabwire ngo nimwongere muhuze umutima nayo, mwongere muhuze umutima nayo. Yesu yaravuze ngo nkunda abankunda, ngo kandi abanshakana umwete bazambona. Reka nkubwire ngo ntago ikigeragezo ushobora kukikuramo Imana itakigukuyemo. Nta kintu ushobora kwitabaramo Imana itagutabaye. Yambwiye rero ngo mbabwire ngo mwongere muyigirire icyizere, mwongere mwiyunge nayo. Abari bamaze igihe kinini barayitakarije icyizere. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwongere muyigirire icyizere, nayo iraje bidatinze. Hari abantu Imana yambwiye batakaje akazi mu buryo butunguranye kandi butategujwe. Imana irambwira ngo ije kubahoza amarira. Imana irongera irambwira ngo
hari umukobwa umaze iminsi arimo gushaka kwiyahura kubera ko apfushije ubukwe gatatu. Imana irambwira ngo nkubwire ngo ije kukubakira, ije kuguha umugabo, ije kugukorera mariage. Were kwigirira nabi, were aho yagarukiraho, Imana ije kwigarura ku buzima bwawe. Imana irongera imbwira umuntu umaze iminsi urogwa, umuntu umaze iminsi aterwa n'abadayimoni. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo Imana ije kuguhungisha abo bazimu, ije kukugirira neza. Irambwira ngo ufate amasengesho, wiyegereze Imana, ukureho ibintu byo kwivovota no gushakisha inzira zo kwihorera. Imana irambwira ngo yigirira icyizere, uyegere, ije guhura n'uwo murozi umaze iminsi, ije kubonana n'uwo murozi umaze iminsi yaramunze ubuzima bwawe. Imana irongera irambwira ngo mbwire umuntu umaze iminsi asiragira mu nkiko, wabuze kirengera, ubutunzi bwe bwose bumaze gushirira mu mayira mu bavoka muki. Uwiteka arambwira ngo nkubwire ngo ije kurangiza izo manza. Data arambwira ngo hari umuntu umaze iminsi uhuguzwa ibye yaruhiye, usigaye umeze nk'umusazi mu nzira, wataye ubwenge kubera ibintu bye byagucitse ubireba. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ije kwihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Bene stasini minivo ayasikala winimanda dekita ayawi eforia. Uwiteka yambwiye ngo habura gato ngo usebe, Imana ije kwishakira igitambo. Imana ije kwishakira igitambo. Ndabona waratsindiye isoko, uri nyagwa ku munota wa nyuma rihabwa abandi batanarikoreye. Imana irambwira ngo nawe ije kuguhoza amarira. Imana imanuwe no gutabara umuntu umaze iminsi utaka uyitakira. Imana imanuwe no guhoza amarira umuntu wari umaze igihe kinini aho arizwa n'umuturanyi we. Niko Uwiteka yambwiye. Data arambwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye, kabasengera Data mu kuri no mu mwuka babona imbaraga z'Imana, babona gukora kw'Imana gukomeye. Oh, the for a win is the same mini ene God shando anami ene dry. Ndimo ndakureba usiragira mu maofisi, ndimo ndabona hari ibintu byinshi watakaje, ndimo ndabona umaze iminsi wifuza gupfa, wifuza kwiyahura, ariko Imana irambwiye ngo humura, Imana ije kuguhoza. Imana ije kuguhoza amarira nshuti. Ntabwo ayo marira ari igihe cyose, ntabwo ari igihe cyose, ayo marira asa igihe cyose. Imana ije kuguhoza. Neza watakarije Imana icyizere, ntugishaka kumva ubuhanuzi, ntugishaka gusenga, ntugishaka gusoma ijambo ry'Imana, mbese kubera igihe umaze usengerwa ibintu byose wabonye ari kimwe urabireka. Oya, Imana yambwiye ngo ongera uyigarukire, nayo ije kukugarukira, ije kukwihesherezaho icyubahiro, ije kugutungura, ije gukora ikintu gishya utari witeze, ije kumenagura no gutwika ibyari byarashegeshe ubuzima bwawe. Buri gihe cyose uhora umaze igihe kirekire uryamye, uburiri bwawe nibwo buza amarira yawe, nibwo buza amaganya yawe, nibwo mbese ubuzi byawe byose. Buri kintu cyose ukeneye ukibariza ku buriri. Imana irambwiye ngo ije kuguhagurutsa kubwo buriri abadayimoni bakuryamishijeho igihe kirekire. Imana ije kubugukuraho, ayo marira uterwa n'uwo mubana Imana ije kuyaguhoza. Reka nkubwire ngo uwo mufiyansi uri kukurerega, uwo musore uhora ukurerega, uhora ukubesha ubukwe, reka nkubwire iminsi iba myinshi igahimwa n'umunsi umwe. Ugiye kubona imbaraga z'Imana, ugiye kubona igitangaza cy'Imana. Imana ije kwihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Ninde wakubwiye ngo Imana ntitabara?
ninde wakubwiye ngo icyo Imana yavuze kirahinduka? Ninde wakubwiye ngo Imana irabesha? Oya, Imana ntibesha. Imana ntishobora kubesha. Umuntu ashobora kugusezeranya, akanakwandikira, akanagusinyira, akabihindura, ariko icyo Imana yasinye, icyo Imana yanditse iba yaracyanditse. Ntabwo Imana ihindura icyo yavuze. Wini fosikara wini godrere demanda eyasikara wi efo. Ndafashijwe zekita ayawine moya sinigome. Imana imanutse kugukura mwako kagambana umaze mw'iminsi urimo. Imana imanuwe no kumenagura no gutwika abo bantu bamaze iminsi bakubuza amahoro, bakubwira amagambo y'incamugongo gusa, bakubwira ibigambo bitarimo insinzi, bakubwira ibintu by'iterabwoba gusa. Imana ije gukora ikintu cy'ikinyuranyo. Imana ije gukora ikinyuranyo. Bamaze iminsi bakuvuga amagambo, ariko Imana ije kuvuga ijambo. Bamaze iminsi bakubonamo ikintu cy'ikidebiremo, ikintu kidafite ubwenge, ariko ibintu bigiye kukubaho nshuti, ibintu bigiye kukubaho mama, ibintu bigiye kukubaho wa mukobwa we, bigiye gutangaza isi, bigiye gutangaza abantu benshi, kuko Imana ije kukumara umubabaro ku buzima bwawe. Imana intumye gutanga mesaje, niyi ntumye, nta n'ikindi ndi bwongeraho. Imana irambwiye ngo irukanye vuba vuba uvuge kuko ngiye gukora. Irukanye utanga ibitangazo, utanga ubutumwa, kuko nihuse gukora, nihuse gutabara uyu muntu umaze iminsi ashegeshwa n'inkuru z'incamugongo, ashegeshwa n'amajwi yo guseba, ashegeshwa n'ibintu bimuca intege. Nje kubonana n'ayo majwi, ni ku Uwiteka yambwiye. Nta n'ikindi ndi bwongereho, n'ayo magambo Imana yavuganye nanjye. Tugiye gusenga Imana. Data agiye kugusubiza mu kazi kawe. Data agiye kugusubiza mu kazi kawe. Data agiye kukuvura iyo ndwara wari umaranye igihe kirekire. Ndabona Uwiteka gukingira, wari ufite ubwoba bw'uko iyo ndwara urwaye izakwica. Imana yambwiye ngo ntabwo izakwica. Imana yambwiye ngo ntabwo izakwica. Uwiteka yambwiye ngo nk'uko iri vaze imenetse, nk'uko iyi vaze yituye hasi ikameneka, ni nk'uko Uwiteka akubise hasi ibyarwanyaga ubuzima bwawe. Mwabibonaga hano hari ivaze, ndimo mpanura. Imana irambwiye ngo nk'uko iyi vaze yikubise hasi, ni nk'uko ikubise hasi ibyarwanyaga ubuzima bwawe. Imanukanye ifuhe rikomeye byo gukubita no kurimbura no gukuraho ibyarwanyaga ubuzima bwawe. Ndagushimiye Uwiteka ku butumwa wampaye. Reka buri muntu wese bugiye kugeraho abone ikimenyetso cy'ibyiza, kandi imbaraga zawe zibuherekeze, icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu, amen. Yesu aguhe umugisha.